Imana nishimwe, ndabaramukije ahantu hatandukanye. Turi kuwa mbere ni tariki 16 z'ukwezi kwa 12. Imana yacu ishimwe. Hanyuma uyu ni umunsi mwiza kandi wo gutangira ukundi kwezi kwa Commanding New Day. Ni ukwezi kwacu kwa 10 kwa Commanding New Day. Rero turashima Imana yabanye natwe, turashima Imana yaturinze, turashima Imana yadufunguriye imiryango. Hanyuma ni ukwezi ko gufungura cyangwa se kugira ngo turangirizemo umwaka tukatangiramo uwundi, kubera ko umwaka uzashira tukiri muri kuno kwezi kwa Commanding Day. Rero Imana ibagirire neza. Reka uyu munsi turi busome mu gitabo cya Zaburi. Turasoma Zaburi ni ibice 91 niho turi busome. Hanyuma reka dusome mu izina rya Yesu. Ibice 91 murongo wa 5 n'uwa 6. Reka ariho dusoma. Haleluya. Reka dusome aho ngaho, hanyuma babwira ngo karibu cyane, bashimira gukomeza kubana natwe aho muri. Ni umugisha kubagira, ni umugisha Imana yaduhaye kugira ngo tubane namwe. Reka dusome Bibiliya irambwira ngo muri kino gice aravuga ngo igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Amen. Haleluya. Ngaya magambo tugomba gusengeraho uno munsi. Bibiliya iratubwiye ngo igiteye ubwoba ntabwo kizigera kigutinyisha, haba icya nijoro, haba icya ku manywa, haba umwambi uguteweho. Reka nkubwire muri kino gitondo ubyuka ujya muri shuguri zawe, Imana irakubwiye ngo ntabwo kizagutinyisha, ahubwo Uwiteka azabana nawe, ahubwo Uwiteka azakurinda. Muvandimwe ubyuka muri kino gitondo, reka nkubwire Uwiteka arakubwiye ngo umunsi wawe arawurinze. Reka nkubwire, cyangwa se niba ari na mugiga yabije gutera ubuzima bwawe, reka nkubwire Uwiteka ayikuyeho. Uwiteka arakubwiye ngo yabigendera mu mwijima, yabije mu buryo bumeze bute, humura, azakurinda amajya n'amaza, azakurinda ugaruka, azakurinda ugenda, azakurinda gutera intambwe, azakurinda usubira inyuma mu izina rya Yesu. Biravuga ngo ntabwo azigera yemera ikirenge cyawe ko gisitara. Reka nkubwire, niba uri kumwe nanjye buri kintu gitondo, reka iryo rikubera isengesho, ubwire Imana ngo Mana yanjye nje imbere yawe kugira ngo ngushime. Dutangire ku kwezi, reka twambike imbaraga, reka gitare gikomeye, turangizanye umwaka umugisha wawe, turangizanye umwaka imbaraga zawe mu izina rya Yesu. Urabikwiriye byiringiro byacu we, urabikwiriye gakiza kacu we. Uyu munsi wa 271 Mana, reka tugendere mu mbaraga zawe, reka tugendere mu gakiza kawe. Reka nkubwire, ku manywa y'ihangu Uwiteka azakurinda, mu gicuku cy'indishyi azabana nawe, azagufungurira imiryango. Ngaho umushyire hejuru, umushime mu izina rya Yesu. Amen. Gira umunsi mwiza, umunsi wawe urarinzwe. Kuwa mbere hawe Imana iri kumwe nawe, iguhaye umugisha. Ngaho ugendane n'Uwiteka yuko ari kumwe nawe muri byose. Amen.